kandi nananyagiwe ndacana inkwi igishito kinini kumba ahantu nageze ni habi cyane nk'ahandi bavuze ngo nende wageze mu rwobo rw'intare ngo ziramwanga ni Daniel menye narugezemo urwo rwobo intare yaranyanze intare yaranyanze niho hantu nahuye n'ibitangaza bikomeye ariyo mpamvu ahora ndatuwiteka mwahuye se intare ndakubwira ukuntu yanyanze sawa niho nkubwira ngo inyamaswa natabawe n'inyamaswa nabarwa n'abantu umva nangiye kugarura ubuyanja nibwo yambajije umudamu ngo mu Rwanda wumvaga mutuye hehe nawe arongera arabimbaza yego ntago mbizi ariko kuko narinuranye n'abantu b'inshuti zacu bajyaga bavuga ngo butare umvamo baravuga ibutare cyane inshuti zacu pe twari tumeze nk'abavandimwe njyewe nisetsinzemo ngo butare kariho iwacu kuko abo bantu bahoraga bavuga ibutare cyane ariko cyane arambwira ngo nzogutwara iwanyu ese uzanjyana ungezeyo niko njyewe namubajije ngo nzaguha ngo hashitse yeri igucyuriza kugeza iwanyu ariko wa mudamu ambwira kuko yabonaga uwo mugabo azananyica yarasigaye anoteza cyane kandi nta hantu mfite ho kuba yego igihe kitaranagera rero mbona ataranantwara mbona ubuzima bwaho burananiye nagiye namubwiye ugiye ubwo nangira inzira y'umuhanda no kubimoteri twajyagayo na bintu bajugunyaga ngo dusubize inyuma nahise nigira ku isoko kuko naravuze uti nta mama mfite na data nawe mfite n'uwo nari mfite agiye kunyica mba ndagiye ndatawanyitse dore ubuzima bube mana yanjye we ndagenda ndabwakira ba bana bo ku muhanda bagira abavandimwe banje hahandi umuntu akubwira ngo ntabwo uri bubone ibitotsi nutafata kuri ka esanse bari ukuntu bagashyiraga mu cyenda kagatoha noneho bakajya bashyira ku munwa gutya aba bana kugira ngo nawe ukabona mo barakugirira neza bana harimo abandutaga hari kandi nkabona nabo ubuzima barabwakiriye ndavuga ati se ndabarusha iki nawe butangiye inzira yo kuba banangiye urugendo rukakaye ko kujya ku muhanda dore ko ari naho nahuye n'ikigeragezo cy'umuhanda kiranyukama tubaye ikaze kandi tubanje kubasuhuza abakunzi ba Baraka TV biri wa mwanya mwiza cyane tubazanira umutumirwa kugira ngo akunde atugezeho ibiganiro bigiye bitandukanye by'ubwanya bugiye butandukanye ubu ngubu rero tuvugana reka mbabwire twahirukanaga mu minsi mike yarishize ariko ubu ngubu tuvugana njye muri kumva ni Sindi Janvier mu kiganiro warinde mbere y'uwuriwe muri cya cyapa cy'ubuzima nababwiye ngo ubuzima ni nk'icyapa kigenda imbere yanyu kuri screen zanyu turi kumwe n'umutumirwa yabaza akabasuhuza. Yego murakoze cyane Imana iduhane umugisha nitwa Iyamuremye Ernest uzwi ku izina rya Hamisi murakoze. Yego ni Ernest ni Ernest Iyamuremye okay. Uzwi ku izina rya Hamisi. Okay. Yego turaza gukoresha Hamisi nibyo byaba byiza. Yego rero bakozi ba Baraka TV nagira ngo mbabwire ngo mukore subscribe mukore na share kuko turabakunda cyane kandi namwe muradukunda turabyizeye cyane kandi musharinge cyane ku bakunzi banyu ku bakunzi bacu kugira ngo mukunde mubone ibiganiro byacu tubategurira muri no minsi. Hami tugwaye ikaze rero. Yego murakoze. Iminsi myinshi cyane rwose haracaye igihe kirekire cyane rwose nakubwira ngo bonane nziza twese hamwe umwaka mushyashya. Yego cyane umuryango umeze neza cyane. Ntabwo rero tubwiye ko ufite n'umuryango. Mfite umudamu n'abana 3. Yego urumva ko Imana yatanze umugisha ntako itagize. Hami Karame ndakureba nkabona umeze neza. Imana yarabikoze rwose urakeye nimba atari yamvugo y'iki gihe ngo ndebeye inyuma. Imana yarabikoze shingiye
aho twavuye n'aho tugeze Yego. turashima uhoraho yego ntacyo twarenganya uwiteka. yego yego ndumva rero Hamisi watuganirira ndetse ukatuganiriza ukaganiriza abakunzi bacu Yego. ubu babaye n'abakunzi bawe deja. Amen. aho mwahoze cyane cyane kandi icyo kiganiro Yego. uwo wari uriwe mbere y'uwo uriwe kuko byanze bikunze hari aho waravuye hari n'aho ugeze. Yego. Murakoze mu by'ukuri abakunzi b'ikiganiro twahoze habi twabonye Imana ndetse twabonye byinshi. Njye mureba aha ngaha naratabawe. Yego. Hari gutabarwa mu mwuka no gutabarwa ku mubiri. Naratabawe. Mwakibaza se ngo natabawe nande? Natabawe n'inyamaswa. Ndongera nabarwa n'abantu. Natabawe n'inyamaswa nyitarwa n'abantu. Yego. Mu by'ukuri nyiri umwana nahuye n'ibigeragezo bikomeye. Yego. Banze no kubabwira ngo nimujya mubona abana bari ku muhanda nimukabahutaza. Ntabwo ari baba barabiteye. Yabifite inkomoko. Yego. Njyewe ndabyibuka nyiri umwana muto ubwo twari mu mashyamba ya Tanzania nari mfite nk'imyaka 6. Twari turi gutahuka njya gutangira ubuzima bwanjye bubi. Ndagira ngo mbabwire ko njya gutangira urugendo rw'ubuzima bukakaye nabutangiye ndi muto. Twaragiye iryo joro ryose ubwo tugeze ahantu hirya za Biharamuro baradukatisha. Nari umwana ariko abakuru bari bahari barabizi neza, bari bazi icyo bari guhunga, bari bazi aho turi kujya, sibyo? Ariko njyewe nabyo narinzi. Ahubwo ntikanze njyewe abo ari ababyeyi banjye n'inshuti n'abavandimwe nsigaye ndi njyenyine mu ishyamba. Ati byagenze biti? Twarakuziye turakata nk'abagana za Biharamuro. Tuva Biharamuro twaraje baharahavugaga narahumvaga ngo tugeze ku munzani za Rusahunga iyo ngiyo na za Nyakahura. Twaraje tugera ahantu bita Nyabugombe. Umva urugendo rurerure nahuye narwo nyiri umwana. Aho kugira ngo dukomeze umuhanda ujya mu Rwanda cyangwa se na za Benako na hehe, kuko ndumva ahantu twe tugeze Nyabugombe haburaga akanya gato nk'ibirometero nka bingahe ngo tugere n'ubundi mu nkambi twaraye tuvuyemo. Yego. Noneho ya nkambi tuyirenge noneho dukomeza tujya hehe zangiye Panda na Benako tugere Rusumo dutahe mu Rwanda. Siko byagenze rero. Twabonye bakata mu ishyamba. Abari ababyeyi bacu n'abo twari duturanye bose dukata mu ishyamba. Si twari bake, twari benshi. Turagenda iyo mu mashyamba kure y'umuhanda, kure mu misozi miremire. Hari muri Nyabugombe haba imisozi miremire. Twabayemo icyumweru cya mbere cya Noheri. Ndumva Noheri yaradusanzemo icyo gihe. Yego. Twumvaga kuri radio bari kuvuga ngo Noheri. Noheri ariko ntabwo nari Noheri se twari muri Noheri ubwo nawe twari turimo kubera ko ari umwana. Nari umwana kandi ikindi twari muri Noheri nyine twari mu rugendo ndabwita ko ari ubuhungu, ari uguhunga. Ndabyita guhunga se? Kwari uguhunguka. Kwari uguhunguka ariko twongera duhunga. Kubera iki se bataretse ngo duhunguke dukomeze tuze? Urumva twari mu guhunguka tunahunga, ahubwo niko nabyita. Twaragiye tumarayo ibyumweru 3. Noheri yararangiye turi muri iryo shyamba. Bonani iratangira ubwo urumva twari nko mu kwa mbere. Yego. Rero nagiye ndagenda nsa nk'usimbuka kugira ngo ngere ku ngingo nyamukuru y'ubuzima bwanjye bukakaye. Icyo gihe nari mfite umuryango, mfite ababyeyi mbayemo aribo bandera bangaburira, mama na data twari kumwe n'abavandimwe banjye. Ariko ntabwo byakomeje ngo dusigare turi kumwe. Byagenze gute? Twarabyutse mu rukerera umunsi umwe, ndabyibuka se nzabyibagirwa, byagumye mu bwonko bwanjye. Wa muntu we numva data aravuze ngo murashize sha.
ni nambaye inkweto za rugabire ndabyibuka yari yaranguriye ngo njye mbona uko ndagira ihene amaho nakanyice nazanyice njye mbona uko ngenda mu bicaka kuragira cyangwa se mu rwuri muri make yego ndasohoka nise turashize ibiki ntago naretse nubwo yaravuze ngo turashize we yagiye kare ababyeyi b'abagabo mumbabarire ntago mukunda umuryango ngira ngo umuntu asamaye niko nabyita se yaravuze ngo murashize nsohotse hanze mbona ikote niryo riri kurenga mbwira mama ati papa aragiye nanjye nakurikiye aho papa yaciye aho data yaciye niho nanyuze we yagurutse umukoki deja akimara kuguruka umukoki amasasu yaratangiye muri urwo rukerera saa 10 za mu gitondo ariko dise ntago bari abanzi bacu bari kudukura mu mashyamba ngo dutahe mu Rwanda tubeho neza ariko twari tuzi ko ari abanzi bari kuduhiga iyo tuza ku nkange iyo nsubije ubwonko inyuma kuko ngewe naje kubona abadushakaga kuducyura abari bo iyo nza kubimenya mbere nta nubwo mba narirukanse ngo nkurikire data mba naragarutse bakanyifatira banyifatira bakanjyana ku modoka kuko zari zihari baziparitseho hafi y'aho twari turi ariko ngewe naragengwa muri wa mukoki amasaha aravuga we nibwo bwa mbere numvishe imbunda ntabwo nari nzi imbunda yarasakuje none kubera ko ari mu misozi turi mu kibaya hasi nyiramubande zigasubiramo nagira ngo ni imbunda nyinshi kugeza igihe babonye abantu bari kubabura kuko barahise bashwiragira muri icyo gitondo babona bake ndetse na n'uwo bahutaza ngo babonaga bahitaga bamushyira aho ngaho hakicara kugira ngo babone uko baza kumutambutsa neza ajye ku modoka bamucyure yego uranyumva neza ndakumva njyewe nahise ngwa mu mukoki kuzamuka muri wa mukoki muremure ngo nkurikiraho data yaciye reka da warananiye ngwamo ukorwamo nande ndakubwira neza uko byagenze yego ngiye kubona mbona harundi nawe uje wirukanka inyuma yanjye w'umudamu w'umukobwa nawe aza anyicara aza kubundaho naje munsi y'umukoki hari ukuntu amazi yaracukuye mu mukoki hakazamo inguni ndayita imfuruka se none twaragiye tujyamo ku buryo wabonaga hejuru yawe umukoki wenda kugutwikira sinzi ukuntu baje bari kurasa bakanga ariko atari ukurasa umuntu ntabwo barasaga umuntu barakangaga kuko maze gukura namenye imbunda icyo ari cyo barakangaga ngo abantu baze bavumbuke nibavumbuka babone babajyane babacyure neza mu mahoro bave mu bwihisho kuko abantu bari bamaze kwihisha yego ndibuka yateyemo ikopura rya RPG rirakubita uwo mukingo wari hejuru yacu cya giti cyari kidutwikire n'imizi yacu umukoki waragishorogotoye kitugwaho kiruburuka kigwa nka hariya ndaboroga mboroza barambonye na wa mukobwa mbona umusirikare arambonye bari muri ya maponjo yabo icyanangaje ndetse numvishe bavuze ikinyarwanda numita bati ba bantu ni abacu ni bene wacu numvishe ari byiza rero ikizarikora wa mukobwa yarametse nshyira mu mugongo turumvikana yego ameze nkaho nabaye umwana we nyine hari yaravuga ati nibabona ndi umubyeyi niba ari abagezi ba nabi wenda barambabarira niyankomezanya baratubwira ngo batweretse umurongo batwereka aho turi bujye bakomeza mu gushaka abandi niyankomezanya ahita acerugura arabereka ahantu utuzu tw'ibyatsi twari mu iryo shyamba bari badutwitse kugira ngo abantu babone ko byarangiye batagifite kubaho hantu muri iyo nkambi bari bashinze bahageze ahantu nyine bubaka bashinga inkambi nyine araberereka ntibanamubona iyo bamwibonera iyo bamubona baba baramugaruye wenda akanamwiziramaho nkatabarwa hakiri kare nubwo naje gutabarwa narabaye umugabo bibaho umukobwa aragenda twicara ahantu mu gihuru kirimo ibintu bimeze nk'imifatango ukuntu n'imirandaranda yo mu ishyamba ririya shyamba rya Tanzania ni rinini riba ryarakuze cyane kuko menya
riba ryarakuze. yego Birangiye turicara saa 2 ziragira za mu gitondo, saa 3 umukobwa niba yaragize ubwoba yumvishe bari kutunyuraho, arambwira ngo baratwica, yaravuze ngo baratwica, arambwira ngo akajye kwihagarika. Niyo yihagarika aho ngaho se byari bubiki, aranyonyomba anjugunya aho ngaho. Uwo mukobwa sinongeye no kumubona, nanjye sinzi ukuntu saa 3 zarageze, saa 4 umukwabo wo bari bakoreye mw'iryo shyamba urarangira, bashorera abantu barabajyana. Noneho ko yari yambwiye ngo mo barabatwika, kuko nabonye umuriro uri kwaka, akazu kari gushya, ari ngo mo barabashyiramo. Ngeka ngo ucikishe wa mwana ngo doremo barabashyira mu kazu mo karashya. Kandi wenda n'ubwoba yarabeshaga, wenda gutwika ubwo buzu nyine bw'ibyatsi bagiraga ngo bavanemo nibabona aho basubira nyine ku icyo genda byibuka. Nabonye saa 4 zigeze ndasinzira, z'ijoro se za kumanywa. Nari narushye, urumva uburyo twirukanse muri urwo rukerera, akazuba kararashe, karankubita nyine, agatotsi karamfata ndasinzira. Nje kwikangura nka saa 9, mbona n'inyoni itamba, ndi kugenda ncaho twari dutuye, mbona akazu kahiye, mbona nta n'inyoni nta n'umuntu uhari. Nguko ko natakaye mu ishyamba. Rero ndavuga ati kambayeho, mba nangiye urugendo rukakaye noneho. Ndavuga ati ko twaturutse aha, naraharebaga nkabona ahantu twaturutse twinjira mu iryo shyamba nyine, ko twahageze ari nijoro, ariko amerekezo narayabonaga. yego Ndavuga ati kanzamuka uno musozi, byibuze ninkuminuka ndabona n'ahatuye abantu, byibura ndabona n'ahatuye abantu. Ninjya mu bantu, nubwo ari abatanzania nazi ururimi rw'igitanzania, wenda baramfata banshiremo bana babo, nanabeho nyine mve muri ishyamba. bangirira impuhwe. Bangiremo. Narahabuze, narebaga ishyamba nkabona ishyamba ni rinini, bunyiriraho. Umunsi wa mbere burira, nigira inama yo kumanuka ahandi badutwikiye, ndagaruka gake gake, kuko inzira ye nayibonye, ngo byibuze mfate n'ikiringiti nayibonye aho babishize, wenda ninjya ngera ahantu nje niyorosa. Kuko nari nafashe icyemezo cyo ko ngiye gukambura nkakandagira, ntabwo nzabura ahantu nzasanga urugo. uri umwana w'imyaka 6, ariko ako gatekerezo narakaze ngo ndakomeza ngende, wenda nzagera ahantu hatuye abantu. aho gatima urakagira? Ako gatima ndakagira. Ubwo ndagiye nafata ikiringiti ndakandagira, sinagira ubwenge bwo gushaka inzira twaturutsemo, kuko numvaga ari kure cyane. Ndabataho wenda kanigira imbere niho nzabonera abantu. Ndakandagira bonyiriraho ndaruha. Ndiryamira mu ishyamba. Ndibuka nabonye ibitare bibiri birebire, sa nk'uwegamaho, urwa ruringiti ndarwitwikira gutya, ndadundarara mera nk'uwegamye, igitotsi ndagikata. Buraca imvura iragwa, iranyagira, iranyagira, mbura naho nugama njya mu biti by'iminazi, nabyo ubwabyo imvura irahita ibinyuramo, kandi uzi ukuntu biba byaragandagaje. Biranga imvura iranga insanga hasi. Iminazi, ibiryo byari ntabyo nari mfite, nitungiwe n'iminazi. Iminazi urayizi? Iminazi ni ibiti inkobe zikunda kurya. Iyo ukirya wumva kimeze nk'umuneke, ariko ni urubuto, ushobora kugihekenya, kurya k'inyuma, imbere wanahonda rwa rubuto rusigaye, ukavanamo akanyobwa, kameze nk'akanyobwa neza. Urakarya ukumva ni nk'akanyobwa. Byaranunze, reka noneho mvuga ati nkomeze urugendo. Aho byagutunze igihe kingana iki? Iminsi nk'ine niba atari 5. Utunzwe n'iminazi? Iminazi narayiriye, kuko ibigori nari nazanye mu kantu k'agashashi, narabihekenye birananira by'imungure, kuko nibyo byari bisigaye aho ngo nabonye bamenye, n'ibifu bamenye, kuko ntabwo bari bubitware nyine, kuko barahageze buriya bahita babaremera ubundi buzima. Nawe urabyumva, ibyo byari mu ishyamba, ntabwo babikomezanyije ngo babibazanane nabyo mu Rwanda. Ariko byagenze. Inkende ntabwo mwapfaga ku minazi yazo? Ntabwo uwo munsi, kuko icyo gihe ahantu narindi
ahari kubera habaga hagendaga abantu cyane urumva niba turi muri ya nkambi aho hantu bajyaga kuhasenya burya zitinya abantu nazo ahari zari zarigiye hirya ahubwo naje kuzigeramo neza naje kuzigeramo nyuma nageze aho hantu handi nko ku munsi wa 4 wa 5 iminazi ari yinunze mbona n'ubundi naherezo mbona na muhanda ndi kubona na nzira ndi kubona ndangije ikintu nakoze naricaye ndatuza ndavuga ati kanduhuke bunyiriraho uwo munsi ndabyibuka imvura yarajojobye nabwo iragwa cyakire igiti cyanjye cyari cyanatose n'ubundi nabuze umwanya wo kucyanika niriwe ngenda ibirenge byabyimbye nigira inama zo gufata ibyenda nagiye noragura mbizingirira ku mbikora nk'isogisi ndazingazinga ku birenge kugira ngo ngende amabuye yere kunyica kuko nari narushye pe nari ndushye nari naniwe cyane koga reka data nari urebye iyo foto wavuga ati kara nagakisi nakanyamaswa nta none inyamaswa yarandutaga ubundi umwana w'imyaka 6 mwa kino gihe ubwo bwenge wari ufite ntabwo yabugira n'umuruho kazirika ibintu nari mise ninjira mu muruho Imana yarankoresheje nta kindi cyagombaga gukorwa ni Imana yagombaga kunshiramo uwo mutima ubwenge n'umutima wo gutekereza byibuze ngo irebe ko nakirwanaho ngiye niko mbyimagina kuko 6 n'imyaka mike cyane reka noneho akavura uwo munsi karagwa ndatuza nanga gukomeza urugendo kuko bwari buhise bwira ndabyibuka nari naragendanye kibiriti kiri mu rukabutura nambaraga nabwo bwari rwarancikanye hano rwarabaye nk'ijipo ubundi ntabwo yari ikabutura yari yarabaye ijipo hano yari yaracitse nkajya nyambara nk'ikijipo utambuka nyine yari nk'ijipo nawe urabyumva igikabutura gicitse gutya se hari ikindi nta kindi ariko rero narafashe ikibiriti ngishyiramo narahageze nsanga harimo nyinshi ndavuga ati imbeho nagize ntabwo ndi burare mw'iri shyamba byibuze napfa kandi nananyagiwe ndacana igishito kinini kumba hano nageze ni habi cyane nk'ahandi bavuze ngo ninde wageze mu rwobo rw'intare ngo ziramwanga ni Daniel menye narugezemo urwo rwobo intare yaranyanze intare yaranyanze niho hantu nahuye n'ibitangaza bikomeye ariyo mpamvu ahora ndata Uwiteka mwahuye se intare ndakubwira ukuntu yanyanze sawa niho mubwira ngo inyamaswa natabawe n'inyamaswa nabarwa n'abantu ibintu byombi byaranabaye tubwire ubwo gukanya za inkobe nari niriwe ngenda sinari nahuye n'inkobe uwo munsi noneho uwo mugoroba nacanye sinari nzi ko nazo zikunda umuriro inkobe murazizi inkobe abantu babaye mu ishyamba barazimenya inkobe abantu babaye mu ishyamba barazizi okay niba uzi ingagi ukaba uzi igitera inkobe nayo wayimenya ariko inkobe ni ntoya ku ngagi ariko icyakuze kingana n'ingagi y'icyana ariko inkobe nayo ni nini kuko byibuze ntabwo yabura ibiro 40 50 si nini se ni nini ni bimeze nk'umuntu nayo zaraje ziransatira ndavuga ati ndapfuye nahise mvuga ati ndapfuye birarangiye inkobe ziraza zirangota ari nka 12 harimo nifite akana bambi igatwaye ahangaha kwa kundi ubona ingagi bayifitiye akana kayo ndareba kandi ubwo nabaye nk'inyamaswa nanjye natangiye kugira umusatsi nk'uw'impyisi nk'uw'inyamaswa kwanza namaze kuba nk'inyamaswa turumvikana nizankozeho ziraza ziranyegera zikajya zinyegera kuko nari nashushe nk'uwiryamira gutya muri na rwa ruringiti nihengetse nko ku giti hafi y'igiti no muri yambeho kandi umuriro wari uri kwaka ariko nawe urawucanye pe wari uri kwaka cyane ako kanya nko mu minota nk'icumi mbonye ntacyo zingize nanjye numva zibaye abavandimwe ndavuga ati nabuze umuntu twiganirira nabuze umuvandimwe mbonye abantu mbonye ibiremwa nanjye ngiye kwibanira nabyo uzi ko deja nese nishiramo ko mbonye umurengezi mbonye baganiriza nanjye mbonye abantu
okwe mbonye ibiremwa tuganira nari njyenyine mbonye ibiremwa tuganira muraganira se ntitwaganira ariko uburyo byabaga biri kwivugishwa hari ijwi ryabyo bikunda hari uburyo biba biri gukinamo kivuga ngo vak no nanjye numva iryo ngomba kwigana iryo jwi kugira ngo njye nisanishe nkazo ahari wenda zizica n'akanyamaswa zinyihere ko nari mfite ubushobozi bwo kwica inyamaswa wenda zizanyihera nirire mbeho nanjye ngivugisha ngo vak ngivugisha ngo vak mbona zirankunze mu kanya gato nk'iyo minota 15 intare irivuga mugari irivuga bikajya bizenguruka bikanzenguruka irivuga hari byari bizizi cyane menya nabyo izibangamira ahari menya nabyo byari bigize ubwoba noneho ikivuga bikanzenguruka bivugisha binzenguruka binkoraho uruziga noneho zimwe zirasutarara n'ukuntu zisutarara nk'abantu zirasutarara zegera umuriro ariko Uwiteka menya ari we wandindaga kuki yari ikintu itekerezo cyaje cyo gucana umuriro burya intare ngo itinya umuriro ntago intare yigeze isati ahantu yavugiraga hari nko muri metero 30 narayumvaga ariko ntago yegereye umuriro yego yarakomeje ikajya yivugira hahandi iri epfo nko muri metero 30 narayumvaga uturutse aho uri mbonye itari kuzamuka ngo insatire ahubwo umuriro fata bya bitene niyegereje nabyo nongeraho aho tubyemeranywe ntabwo yari wowe yari marayika wakoreraga muri wowe kuko umwana w'imyaka 6 ntabwo ashobora gucana umuriro rwose kamubwire nacanye umuriro hari ibiti byaho biragwa ishyamba riragenda rigasaza inkwi zikaba nyinshi ntabwo urinda kuzisenya ntabwo nasenyaga naziyoraga aho ngaho ibiti byari byarumye inkwi zari nyinshi aho zari nyinshi cyane pe umuriro ndongera nkoranya inkwi nongeraho ibitotsi ndibuka narabibuze kugeza nka 8 z'ijoro nk'uko mbitekereza ariko uko ngo akaziga zikamera nk'izinshizemo hagati no muri bwa burengete bwanjye nashushe nk'uwegamira ku giti cyari hafi yibuye kuko nacanye hafi y'igiti kugira ngo nicyo nisunga kwegamaho nikanze nasinziriye noneho nanikangwe numva nibereye mu bushyuhe zose zindyamye impande sinakubwira ngo iryo joro niba nari yarahageze urumva nasinzire mu masaha 8 n'igice saa 9 yarageze ahirarekera nta n'agatima nagize ko kuhimuka kubera ko nahise mbona ko byanze bikunze yanaritinya umuriro niba idatinya umuriro itinya ibi bikoko byandinze nahise nishiramo ko nabonye abagade njye nahise numva ngo nabonye abarinzi byari koko se bukeye mwaragumanye nahasanze ikidamu gifite akana n'utwana tungaye 2 noneho bya bigabo byatawanyutse byagiye ariko hari n'ingagi 6 cyangwa 5 nyine inkobe 6 cyangwa se 5 hagati aho ndashaka kuntu nagenda gakeya ngo magarare nko kwibuya hirengeye ndebe hahandi nari yavugiraga hari mu rukerera nka saa 12 bishira saa 1 mbona na nyamaswe na nari hari saa 2 ziragera saa 3 sinzi ukuntu nagiye kubona nyira aho ngaho rwose yego aho ngaho nyira aho ngaho mbona bya bigagi biramunze mbona nyine byangoye nkunda kuvuga ingagi uko mbona bisa mbona zangobe zitangiye kwigendera kubaho narindi hari abahigi bari barahateze imitego nk'ahantu hari gucumba umwotsi nabonye uwa mbere asa nkaza n'umuheto wiwe afite n'icumu mbona marareba ahantu hari igicaniro niba yaraketse ati menya ari bagenzi bacu bibereye bacanye wenda babisha inyamaswa ngewe niko mbitekereza wenda naravuze ati wenda hari baje kureba bagenzi babo bazi ko aribo bacanye aha ngaha
nuko rero mbona aransatiriye yego mbona umuhigi aransatiriye turumvikana araza agera aho ndi ariko numva ntabwo ari kuvuga ikinyarwanda arambaza yarambajije mu ijwi rituje ngo uri nande ndavuga ngo ndi njyenyine biramutungura hano ngo uri wenyine arambaza ati se ninde wacanye uno muriro namubwira ati naharaye yego namubwira ati naharaye turumvikana yego ahamagara mugenzi we yego atumva mina ingongaha numva bari kuvuga abarundi kubera aha twari turi n'ubundi abarundi bajyaga batembera mu nkambi yacu babagaho bita muri rukore abarundi nari imbaza yego byibuze ndavuga ati mbonye umuntu uhoraho uwiteka we ugiye kunkura ahantu mvuye aha hantu ubwo mbonye umuntu uri mu ishusho yanjye mvuye aha hantu baramfashe mu akaboko turakomezanya ariko bari bafatishije bari bateze inyamaswa bita imongo bayisanzemo ndibuka ko bahamagaye na bagenzi babo aho bari hepfo kuko ntabwo bari bake bari nka bane baraza babatwaza inyamaswa turagenda ntabwo aho hantu nazahavuye uburyo mbona urugendo twakoze tuva aho hantu narindi n'ahantu twatashye ntabwo nazahavuye iyo naza kwibera umuvandimwe wa ziriya nkobe intare iba yaranyiririye cyangwa se nayo ikangira umuvandimwe kanyitungira kuko nahise mbona ko ngomba kwibanira n'ibyo mbona aho hafi yanjye kuko nta mahitamo nari nsigaranye umurundi yaranjyanye anjyana iwe yego agenda mbaza n'amatsiko menshi ati se wari kumwe nande mutekerereza ibyatubayeho aho twari turi barabarashe baranapfuye mu by'ukuri nsubiye inyuma wa mukobwa bya kode yanshizemo ngo barabita mu muriro burya nari nzi ko bapfuye nyine abantu bose bafataga nari nzi ko babishe naranamubwiye nanjye ni yewe aho twari turi barabishe nanjye nari nacikanye n'umukobwa nawe ansigaho narindi nsigara njyenyine nawe menya yarapfuye ngo abanyarwanda b'iwanyu baratashye niko yambwiye ngo baratashye ngo nijya ngaho mwabaga ni abakihaba baratashye ntabwo nari nzi iwacu akambaza ngo mwabaga mu yihe komine ngo wumvaga ngo muba mu yihe komine ntabwo komine nari narayifashe ntabwo nari narayiborotse birumvikana ntabwo nari narayiborotse kuko nta mpamvu yo kumenya komine icyo gihe nta bya komine nari bumenye ntabyo wari bumenye ko ari umwana aranjyana angeze iwe afata nk'umwana we anyereka umudamu umudamu afata umudamu mwiza ndamwibuka yamfashe nk'abana be yari afite abana babiri mbambaye umwana wa gatatu hari ukuntu bajya gufata iposho rero urabizi kujya gufata iposho kuri pamu kwa kundi bafata hashize kwa kundi baha ibyo kurya tanga ibyo kurya yego bari bamuhaye ibyo bavuye kuri teri gufata ibiryo arabizana bishyira aho ngaho umudamu nawe yagiye gutonda amazi hari ukuntu bavoma kuri ziriya robine batonda ari benshi bisaba rero ngo ugende ukomate amazi aba ari makeya yego nawe bamwitaga arikade bakunda kumushambagiza ngo neze kiyeri ariko yitwaga arikade mugenzi niwe witwaga Minani urumva ko amazina nari inyaza amazina aranayibuka ndayibuka njyewe sinzi niba naragiye gukina umupira mu bandi bana ariko mu by'ukuri ntabwo namenye uko bingendekeye ntabwo haradukinga ntabwo iyo nzu yabaga ikinze ni utuntu tw'utubati tw'utudebe nyine twabaga turi ku muryango bagahirika ku wugi bahirikaga ku wugi bakinjira umuntu yaraje igisuma bakita igisuma abarundi bakita igisuma umujura igisuma cyaraje gitwara bya biryo byose n'amavuta bari bamuhaye idebe ryawusa
we ryose ryuzuye igisuma kirabijyana ahari iyindi zadukoraho yaratekereje ati bafata bonde mu cyumweru bafataga kabiri rimwe mu byumweru bibiri kuko mu kwezi bafatagamo urumva babibaheraga rimwe iby'igice cy'ukwezi yego niba yaratekereje ati nzongera kurya nzakuraho ibyo kurya ateka umujinya uramufata byihuse iyo umudamu we ataza kuva kuvoma bahita ngo ni kwibomba ngaze asange ibyo yari agiye gukora yarangije kubikora njyewe nagomba ndiho yarababaye anyingirana mu nzu aranzirika arankubita bikomeye arankubita ndarira ndatakamba abarundi ntabwo batabara n'abaturanyi barabyumvaga ariko hari ukuntu yari yariyubakiye agapangu kameze nk'aho arakiwe nubwo ari ku murongo hari ukuntu we yari yarazitiye akazu kiwe n'ahagana kuri tuwarete nyine urumva yarakoze akazu kiwe yaragakorotiriye n'ubwatsi ntabwo ari igipangu nyagipangu bakoreshaga ubwatsi n'imbariro kugira nyine ngo yiherere kuwe nawe urabyumva kumbe yavanyeho beto umujinya mwinshi cyane uburyo yankubitaga nko kugira ngo mpfe hari niba yaravuze ati menya mwishe ateka muhishe kuko yarankubise ndahwera yarankubise anera umugera ahangaha ndahibuka hajya hakunda kunzamo akantu burya iyo nza kuba ndi mukuru nagomba narakize umwana ahari menya yongera agaterana simbizi yankubita nkuza nagomba ndiho arangije aranerura agenda arancurika nari mfite ibiro bikeya arancurika umugore we aza yinjira mu gipangu yumva ndi kuguhirita ngonga ashaka gucurika andi yari yanjyanye muri wese yarekuye akabako kamwe akaguru kamwe urumva hari hasigaye akaguru kamwe ni nka hari akaguru kamwe yari asigaranye mu ntoki agiye kurekura umugore atera induru yamenye yarageze nko mu birometero 2 ngo uramwica nawe uzopfa niko yavuze yego arongera yari yandekuye arongera bahita nkurubana numvishe n'akantu neza n'umutwe wakoze ku rukuta n'umwanda wanjeho nyine wahajya Amerika ku ruhande ahita agira vuba asubizaho ya beto umugore arebye ukuntu nabaye ashyuhiriza amazi arankanda umugabo turi aho ngaho tubwira abantu ngo bajye bagira neza bajye bagira neza umugore naramubuze ntago nongeye kumubona hari umuntu akugiriye neza ntago uzongera kumubona hari wowe ukugiriye neza iteka ntago uzamubona ahubwo uzajya ineza umenye uzayitura abandi ineza wagiriwe ntago wayikugirayo uzayitura kuko hari n'umugani uvuga ngo ugira amahirwe agirirwa neza n'uwo yayigiriye ngo ngo wabagira imana ntago bibaho ntago bikunze kuba bivuze ngo ineza ugiriwe uwo mudamu iyo nza kumubona mba naramugororeye ni ukuri kw'Imana pe yangiriye neza ubwo nangira kuzana ubuyanja nangira kumva ndi gukira yari yankubise cyane yankomerekeje kuko nahangaha ngiraho inkovu ubu ngira inkovu ahangaha dore imirundi yanze hano hari harimo umwobo kuko yankubiseho igiti umurundi yenda kuwuca kuko hari harimo urwobo runini kwa muganga rero nta tokemine nari mfite ntago nivuzaga yajyanaga umwana we akamuvuza indwara zidahari akanzanira imiti kuko azi icyo ndwaye akaza kama numva nangiye kugarura ubuyanja nibwo yambajije umudamu ngo mu Rwanda wumvaga mutuye hehe nawe arongera arabimbaza yego ntago mbizi ariko kuko narinuranye n'abantu b'inshuti zacu bajyaga bavuga ngo butare mvamo baravuga ibutare cyane inshuti zacu pe twari tumeze nk'abavandimwe njyewe nisetsinzemo ngo butare kariho iwanyu kariho iwacu kuko abo bantu bahoraga bavuga ibutare cyane ariko cyane arambwira ngo nzogutwara iwanyu ese uzanjyana ungezeyo niko njyewe namubajije
ngo nzaguha ngo hashutse yeri igucyura izakugeza iwanyu. ariko wa mudamu avuga, ariko wa mudamu ambwira kuko yabonaga uwo mugabo azananyica, yarasigaye anoteza cyane kandi nta hantu mfite ho kuba. yego, igihe kitaranagera rero mbona ataranantwara, mbona ubuzima bwaho burananiye. nagiye namubwiye, ugiye he? ubwo nangira inzira y'umuhanda no ku bimoteri twajyagayo, nta bintu bajugunyaga ngo dusubize inyuma, nahise nigira ku isoko. kuko naravuze uti nta mama mfite na data nawe mfite, n'uwo nari mfite agiye kunyica, mba ndagiye ndatawanyitse. dore ubuzima bube, dore ubuzima bube, mana yanjye we. ndagenda ndabwakira ba bana bo ku muhanda bagira abavandimwe banje. hahandi umuntu akubwira ngo ntabwo uri bubone ibitotsi nutafata kuri ka esanse. bari ukuntu bagashyiraga mu cyenda kagatoha, noneho bakajya bashyira ku munwa gutya, abo bana bijya kugira ngo nawe ukabona mo barakugirira neza. bana harimo abandutaga, hari kandi nkabona nabo ubuzima barabwakiriye, ndavuga ati se ndabarusha iki? nawe butangiye inzira yo kuba, mbanangiye urugendo rukakaye ko kujya ku muhanda. dore ko ari naho nahuye n'ikigeragezo cy'umuhanda kiranyukama, guturukaho umuhanda nawanyukamiye, nangira urugendo rubi rwo mu muhanda. Yesu we. noneho kubera ko twebwe nta mupaka twagiraga, twabaga turi Kayinayini, bugacya twageze Ngara mu mujyi, kuko twabaga ahantu bita Rukore. iyo tutari ku Munazi, mbese aho twabonaga turi bujye guhahira uwo munsi niho twajyaga. aho igihe cyo gufata ibyo kurya tukaba tugomba kuba turi kuri teri, bya bigori byose biri kumeneka. niho umuntu yigira ubwenge. Imana ni igitangaza. burya umuntu ntabwo yabura kubaho yageze ku isi. burya iyo wageze ku isi, uko byagenda kose ubaho. n'uruhinja urufashe ukarutereka hariya mu ishyamba, rushobora kubaho, ntiwamenya ikizarubesha, ariko rwabaho. kubera iki? wamenyaga ngo uyu munsi ni umunsi w'isoko wo gufata ibyo kurya. ningenda noragura bya bigori byagiye bimeneka, sindi bubure ingemere ebyiri, kandi ingemere yaguraga 50 y'amashiringi. nkavuga ati ndabona 100 byibuze, kubera ko naheruka kurya ibiryo byo mu nkono. ndajya muri resitora ngura ibiryo bya 50, njye numva uko ibiryo byo mu nkono bimera, kuko twabaga turi kwirira ibijumba aho mu isoko, twihekenyera ibijumba, imyumbati. nta muntu uzi wabona igiceri cya veni ukarya ikidiya, bayita amabenya. mu Burundi hari abayita, muri Tanzania bayita ngo ni amabenya. yego, by'ibigori babumbye mu bigori. mbona ubuzima burangoye, sinzi ukuntu noneho nagendaga, kuko nta mupaka nari mfite. nagendaga aho nshaka, mbona ibisi iratwara abantu bajya mu Rwanda. bisi umutima ukuzamo, umutima unzamo, iyi modoka mirajya mu Rwanda. ariko abo bantu bazanaga mu Rwanda ntabwo bazaga ku bushake. ni ba bantu barebaga baranze kugaruka mu Rwanda bakigira Abarundi, noneho bari abasekirite bo mu nkambi, bakaba bafite amakuru, bakajya kubafata aho baba, ahantu baba, noneho bakabazanira abashinzwe umutekano, bakabashyira mu modoka ikabacura mu Rwanda. abo bantu ntabwo kuza neza, ntabwo byari bihari aho ngaho, kuko kuza neza byari byararangiye, ahubwo babazanaga nabi, kuko babaga barivanze mu Barundi. nta w'umuntu we. nuko bari abantu ko bari kujya mu Rwanda, nanjye ngiye kujya mu Rwanda. mbibwira bagenzi banjye bari Abarundi, nanjye nari namaze kumenya kuvuga Ikirundi n'igiswahili gikeya, kuko nicyo gikora hariya mu mujyi. nabaga ndi Ngara, nkavuga ati ntabwo ndi buvuge Ikirundi, baragira ngo ndi impunzi, barangirira nayo barankubita. nayivugira igiswahili nyine. ubwo bwenge nawe urabwika. umuhanda uragatsindwa. buriya kamubwira uyu muhanda ntabwo ari ikintu cyoroshye, ubwenge urabwika. wowe mu muhanda ntabwo wigiyemo kunywa ibiyobyabwenge no kubikoresha? usibye iyo esanse bamaye, nta kindi kintu. nabwo
imerera nabi. Amahirwe nagize yamereye nabi. Nagagombye kuba narabaswe n'ibiyobyabwenge, ahari kugezana n'umumenya we yabikindimo simbizi, kuko urwo rugendo rwari rukakaye. Iyo essence yo nza kuyinywa nimena umutwe, narayinyweye nasimbutse, barayimaye ngo nyinywe iryo joro, numva ibintu mo biravugira mu kirere, numva inkuba, numva ngo papa, none nibuka ya masasu yamvugiyeho muri rya shyamba, kubera ya essence wanyweye. Ngira ngo nibyo, ndavuga ngo baraturashe we, ngo mvashe ngo mve mwa barundi ngo ngari muri furi ngo yamufashe, kumbe bo bahise bamenya ibintu bikubayeho. Ngiye numvaga ngo papa, none nkumva inkuba mo zirakubita, nita mvuga ngo baraturashe none we, nibuka ya masasu twahuriye nayo mu ishyamba kubera ibiyobyabwenge bakuhaye. Mu gitondo mbyutse nago nongeye gusomaho, nabayeho mu buzima busanzwe bwo kubaho nabi, ariko nta biyobyabwenge nkoresha, kandi uri ku muhanda, kandi ndi ku muhanda, kuko ngewe byakoze iki, byarananiye. Yo yiza kunyemerera cyangwa bakambwira ngo nywe ku gatabi, nubwo agatabi ngewe turacyakomeza urugendo rero, nubwo baje kukanyigisha ahandi nageze, ariko aho ngaho ntago nakahanywereye, ni ka essence bamaye nabwo karananira. Ndavuga uti ndatashye, ngiye banga kuntwara muri ya modoka, baravuga ngo ndi umurundi, ngo iwanyu ngo ni hehe, ndahayoberwa. Ariko ndongera ndavuga ati bavugaga ko ari mu Butare, ni umurundi nabibwiye wari ku ruhande, wari watwaragamo b'abanyarwanda bihishe mu Barundi. Ngavuze ko iwaba ari Butare, wageze aho ute? Mbabwira uko byangendekeye. Ngo uyu ni umunyarwanda, ngo bamutaye mu ishyamba. Aramusobanura ibyambayeho, babwira ko umurundi yanoraguye mu ishyamba aho banaye, kwa kundi babangiriye icyizere. Icyanangazaga rero nuko nasagaga abantu turi kuvugana ari abacu n'abari abanyarwanda. Nukumbe ya bisi yari inyarwanda nayo, nabaga nzi ko ari iya Tanzania, kumbe yarabaga ari inyarwanda yaje gutwara iki imunzi zivanze n'abarundi. Kuko mbere babatwaraga ku neza, ariko ubwo bazaga kubatwara n'ubundi babahamagaye ati twabonye abanyarwanda banyu bibereye aha ngaha muze mu bajyane. Buriya nyine mu ndavuga ukuntu network uko yatambukaga barakomenekanaga nyine, urabyumva. Yego. Banshiramo, ntago narenze mu Rwanda pe, nyine nta nubwo narenze aho turi kujya, banyicazamo abakubita ibisogoti. Ndavuga ati Imana iranabaye, imyaka nari maze narya, uwo munsi barangaburiye. Ndabaza sureba ahubwo muye na bene wacu, harimo n'abasirikare b'inkotanyi. Yego. Ariko bambaye sivili, bazanye amakarita y'ibisuguti. Ibisuguti n'izina bitwe twabyitaga ibisuguti kera yo nyine. Ntabwo mbeze niba byitwa ibisuguti, ariko twavuga ngo ni ibisuguti. Ubundi ni biscuit, ibisuguti nuko. Barama ndajya ndafigeza, numva ndishimye pe. Turaza tugera ku Rusumo, nibwo nabonye ibi amazi acuwa yikubita hasi, nkabona aracumbye. Barango ngo wabonye Kadogo, izina Kadogo ryari rigezweho icyo gihe. Ni nabibonye. Ati wageze hehe? Tinago mbizi. Wageze mu Rwanda, niko bambwiye. Wewe numva ndishimye. Naravuga ati byanze bikunze ningera mu Rwanda, kuko bavuga ko iwacu ari Butare, ntabwo bazambura, bazarangisha bahabone. Iwacu nzababona byanze bikunze. Niba bataraguye hahandi mu ishyamba, ubwo baratashe. Ni icyo kintu cyari kiri mu bwonko bwanjye. Ariko ninsanga batanariho, sinzabura bene wacu mu Rwanda banyakire mu muryango, kuko wageze iwanyu, ko nageze iwacu. Icyo cyizere nkumva ni cyiza, nkumva ndishimye. Natangiranye murare, bageze bama n'imyenda de, nayo nambaye imyenda nari mfite, imyenda nari mfite nari bwegera umuntu. Ya myenda se twabaga twambaye n'umukurura ishusho murayibona. Baranyambika nambara neza, ndibuka ko bamaye amatiriningi. Naje mu Rwanda nambaye neza. Tugera ahantu bashikiraga, hehe Rusumo, ubu narahamenye nyine, ndi mukuru naje kuhamenya neza kuko ndahazi noneho. Twarahageraga hariya Nyakarambi, abantu bakava mu modoka bakareba imyirondoro yabo, bakamenya komine bari butahemo. Hari abasigaye hariya Rusumo,
natwe dusubira mu modoka kumbe ndenze iwacu ko wari wamaze kuvuga ko ari i Butare kumbe mo ndarenga iwacu imodoka iraje shugo tugeze n'i Kigali nabonye Kigali nyine nibwo ntabwo no mujyi nari nkuzi ese mbyibwira ngo twageze muri Feruje tubona ibitaramo biraka nyine ngo tugeze i Remera numva ndahaboroka itamboroka Remera Kigali itajya mu bwongo njyewe nanagaruka ndaza kubigarukaho yego niho naje nshyikira nahise ngaruka i Remera koko tugeze i Butare twarahageze baratwakira barangaburira bazana ibyo kurya abakuru bakajya baza abakonsiye n'abandi bo mu mudugudu yabo bagatwara abantu babo nkabona barabatwaye nyine njyewe basigara ku kibazo cyo kunshakira umuryango nkavuga amazina ya data na mama kuko nari nyaza ariko bagasanga ntibavuka ntago babazi bemera kunshyira hari mu bapadiri hari ahantu mu bapadiri hari Butare nibereye mu kigo rwose bakananyitaho cyane rero niyo nza kuhaguma nkihangana nuko nakomeje kujya nahasanze abandi bana ya society nari ndimo Tanzania mera nkaho ngeze mu bandi bameze nka nongeye babenze gusa nkabo kuko urumva nabo babayeho nk'imfubyi bamwe nabo bafite imyumvire itandukanye nubwo yambwiye ubundi hano ngo tuzahaba kugeza ryari tutangira kugumurana bari bakuru je barandutaga ariko shaka ngo ningera i Kigali bakaganira ndi kubyumva ngo Kigali ngo haba ubuzima bwiza kugira ngo twabaho gutya nangira ko gata mu gutwi nageze ahantu hitwa Remera Kigali none bari kuvuga i Kigali ko bagiye i Kigali kaye maze kumenya yuko ina hatari iwacu ubundi se mu ndakora icyaha ngahe Butare nese mbaga tuzajyana urumva ko nese mbabwira ati tuzijyanira baha imbaraga ziriyongereye rero sasa iryo joro turatangiye jugu burije turananiwe turaryamye burongeye burakeye sinarinze agace uduce turi kugiramo gusa umuhanda twarawutondagiraga turongeye turabyutse turakandagiye niba ari iminsi ine niba ari 5 ahari dushaka twarahagenza nk'icyumweru muva i Butare muzi Kigali tuzi Kigali uko twageraga twahitaga twikorera uburara nyine bwo kwishakira ibyo kurya uwo munsi ku buryo twahamaga nk'isaha twarasonzaga twagera mu isantire urugendo tukaruhagarika tugahita tujya kwisakatira ibyo kurya ubwo muri make gahunda yabaga ipurani yabaga igezweho no gushaka icyo kurya niba uri bukibe niba uri bukibone ku neza ariko urahita uzanira abagenzi bawe mujyi niko cyari ariko nshuti yanjye uzi ko dushaka twakundana ku iyi si kuki ziri amayibobo zikundana uzi ko unashoboraga kurya mugenzi wanjye turi kugendana ngo umwumbati naranduye nk'umwime nahitaga nkushyira ku ivi nkawuvuna nkamuhereza nawe akavuniraho mugenzi we tugakomeza urugendo tukagenda Imana ihabwe icyubahiro ibyo ubona biterwa n'iki ni Imana uriya ni Imana okay none se umuntu ntabwo muvukana mwahuriye mu muhanda ariko arariye yibuka ko hari uwo bari kuruhana ukamuha ubwo ku munsi wa gatanu nibwo twageze i Kigali Nyabugogo nibwo twahageze rwose ku giti cy'inyoni numva baravuze ngo tugeze ku giti cy'inyoni twambutse Nyabarongo ari nko mu rukerera nka saa 3 uko ari ikamyo yadutije umurindi uwo munsi wa nyuma hari ikamyo twaparamye idutiza umurindi ku buryo yaratuzanye iyo mibutse neza sanga ari nka Bishenyi twayiviriyeho uzamuka ujya hehe hejuru ya Kamuhanda nyine hejuru ya Kamuhanda ku Ruyenzi uva Bishenyi burahari nk'ikorosi ririmo riza hejuru ku Ruyenzi dusa nka hariho twayirekuriye harimo abantu bazi ubwenge hano ngo tugeze i Kigali ngo badukubitira ku ikamyo ngo murekure ngo tugende n'amaguru kumbe harimo umuntu mukuru nyamara wari warahavuye Kigali wari uyize kuko yaratubwiraga ko bari batuye hehe ngo mu Biryogo
mu Biryogo. urumva nawe uburyo yageze Butare simbizi ni inkuru ye burara bizi azi uburyo yahageze nk'uko nanjye nari nageze Butare. tumanutse ka muhanda tuje kuri Nyabarongo turambutse tugeze Giti cy'inyoni hari nka 3:00 za mu gitondo. ubwo rero icyo nkundira abana b'abahungu burya twageze Nyabugogo se twongeye kubana reka burya haciyeho umunsi umwe wa kabiri buri umwe aratawanyika aca inzira ze. ubwo njyewe ikintu cyaje mu bwonko cya mbere nahise ntekereza ahandi hitwaga i Remera kuko nabonaga n'ubundi hari ntago naryaga ntago ntahahiraga n'ubundi iyo nza kuhabonera amaronko Nyabugogo nari buvuga ati aha hantu ntago ndi buhave ndimo ndage umunsi nari nabwiriwe nkabona nta muntu ndi gusaba ibyo kurya ngo abine ahubwo bakanera imigeri wakibobo ngo igirayo uhita ukomeza ugire ndavuga utaha ahantu ndabona nahashobora ariko ko cya gihe nazaga sinabonye ahantu hitwa i Remera none naba ndi muri gare nkumva barahamagara ngo Remera hari ahantu ntago byabaga ari muri hari ahantu ku muhanda kwa Mutangana niba atari gutya ukuntu habaga hari tagisi zigira Remera shamusabye rifuta arayinyima ntamubwiye kumva ati wantwaye cyari igiceri cya senkani yari menshi se si yari senkani se kuza i Remera ariko nayo nari mfite naza ndajyayo ntago ho hangoye burya kugenda mu mujyi haroroha narakandagiye hari mu gitondo nka 4:00 niyemeza kugira i Remera ariko inzara iranyica nageze hari ku kiraro nibwo naho ndaharangara nageze ku kiraro cya Nyabugogo ndarangara ndi kwirebera ko imodoka ziri guca hejuru ndabanza ndahakwamira hari ahantu rero hahoze utuntu tw'uturesitora usa nk'ujya ku Gisozi ahangaha ku Gisozi wambuka ujya ku Gisozi ahantu hari agasoko yego urahabona hano ku Kinamba burya hahoze amaresitora y'ibibati ateka n'ubugari byose magera nshonje uzi ikintu nahise ntekereza nahise ngenda ndiyicarira ndavuga ati aba bantu bose niba bari bashonje ku buryo nta muntu uri busigaze ubugari ku isahani ndavuga ati kadebe da ndicara nanjye ndicara na bwa bwenge Imana igenda inyoboramo bogerezaga hanze fata amasahani ndayoza mugenzi we naramwegereye neza ndamusuhuza bisanzwe bita mfata ibase ndayikurura sukamo amazi yo kunyuguza yajya yoza isahani nkahita nyunyuguza nkayishyira ku gatanda twari udutanda ntabwo byari ibintu birenze Kigali nabonaga ibintu ari zagara babona uko nakoze nta n'uwabisigaje koko nk'uko nabitekerezaga mbona bamaye umuceri n'akawunga n'uwo ngo bari babihaye ngajye uranafashije koza ntabwo ari ngiye bari babihaye ahubwo isaha zari zigeze kuko ari umukozi wabo baramuzanira ngajye arebye ukuntu ndi kumureba wumva ukuntu Imana ikora ni nkaho nari ngiye gutobora ngo wamaye ibiryo ko nshonje kurumva nakomeje kwihagararaho nabanje gukora akazi kugira ngo ndebe amaherezo y'uwo munsi ariko amaherezo burya nari nyagezeho sibyo yego isahani yanze kuyikoramo ahita amereza ndirira arambwira ngo ngiye nkundaza kujya kwifatira ibindi uw'Imana pe mwana Imana yakoresheje yarangaburiye ndangije ndanamusezera ndavuga turakoze ikintu namubajije Imana umuhanda ugira Remera n'uwo turumvikana arambwira ati rero umuhanda ugira Remera ati n'uyu nguyu neza nanyuze Kacyiru arawukwereka arawunyereka ndawukandagira nta nubwo bafite nari mazi wumva se ko nari mazi hari ikibazo nari mfite nageze i Remera ku mugoroba uwo munsi wumva ukuntu nagiye mpura n'ibigeragezo uwo munsi naraye hanze nk'ibisanzwe nari mamenyereye ugeze i Remera naraye hanze naraye hehe haraho hano ujya Kabeza ku kibuga cy'indege urabona agahanda kaca muri korodoro n'akajya Kabeza hari urusengero rwari ruhari rwa ADEPR ahari
niba ari ADP ndumva rwari nka ADP Mm. nararangije Mm. ndagenda ndahicara Yego. ariko mbona n'ubundi umuntu uri kwinjira none nta n'umwe unyitayeho ndagenda nsubira muri feruje ruguru Mm. ndiyicarira hari abantu bacuruzaga amakasete Yego. abahungu nkabajya mbona bagenzi banjye babandi nyine Mm. urumva Mm. ba bagenzi banjye Mm. twibanira muri bwa buzima Mm. bari kunyisuhuriza nzi umwe yarambwiye ngo ariko ngo ko nakuzi ku gasima ngo ubundi ngo ko nakuzi ku gasima ngo urama agatsima k'iseta iri joro watekara agatsima k'iseta se noneho ni ibiki ko hakurya rukore nawe wigeze nsaba agatsima k'iseta namenya ari ibiki ni naribi tenaribi kobo nanjye mpita nivugira nk'abarara nyine kugira ngo babumve ko ndi mugenzi wabo nta kibazo koboyi wanjye hasigaye burya Imana yaranamukoresheje nawe iryo joro yanyeretse aho tujya kwigangikira hehe hari ahantu Hilltop yubatse barahazi hari ishyamba shaho hari ikintu bita Kimbazi iyo wabaga urimo nta muntu wakubonaga kumbe yari ingangi amayibobo zose zahari i Remera arambwira ati ngwino tujye kugangika yafata ikarito yiwe turigendera nuko bukeye yagiye mu nzi yaragiye nanjye ngenda ukwanjye ariko arambwira uti wahabonye atariho duhurira ku mugoroba mbaye mwubwo buzima umunsi wa mbere wa kabiri nk'ukwezi kurashira nk'amezi 3 ashirane ubuzima mbumenyereye nyine bwo mwubwo ubwo buzima mbumenyereye bw'Iremera bwo mwuwo muhanda umuntu umwe arandeba yarari gucuruza avoka hajya muri feruje bacuruzagamo n'inkweto abazunguzayi n'udutaro arambwira ngo ariko wa mwana we umaze igihe kingana cyane ku gasima mubwiza ukuri ngewe mpita mubwira ubuzima bwanjye nazuyaje aranjyana yego aravuga ngo uyu munsi ntabwo uri burare mu muhanda anjyana Sahara uciye Kabeza ntabwo hari hatuwe icyo gihe hari hatuye abaturage bake cyane hakurya Sahara angeza mu rugo iwe kumbe nawe yagiye kumbyaza umusaruro ariko byari byiza pe nari maze kumva ko maze kuba kasore nyine buriya twagiye tuguruka ntabwo twagiye dukurikiza imyaka byagendaga bibamo urumva nari maze guca akenge ya 6 nari nayirenze gusa umugane ko tutabwiye abadukurikiye ntabwo ya 6 rero nari ngifite birumvikana nari narakuze nanamaze kuba akantu k'agirigiri imyaka nari nayirenze ndi mu 10 na nari nakandagiye niba atari nka 12 gutyo ari wagiye gusubiza inyuma nkabara neza ariko mo ndagenda mvuga story uko yagendaga ingendekera yego angeze iwe angurira akabase yego wagi warushye nagaruharimo yanguriye akabase k'ubunyobwa arangarangira ubwa mbere yewe naragiye aranga ngo uzajya ujya ku Giporoso ngo ujye na Sonatibe ngo ujye na Ziniya Ziniya sinari mazi yarahanzengurukije na Sonatibe na Centre ndahamenya no muri Eto Kicukiro ndavuga ati burya nubwo nari nzi umujyi nangiye kumenya umujyi de ko ndahabonye numva ko ubwo nagiriwe n'icyizere na society nyarwanda isanzwe nzanabaho menya nzaba n'umugabo ni ku mutima niko nahise mbitekereza ngacuruza ubunyobwa ibiro 2 nkabimara warushye naruharemwe nza gukatira ku Giporoso mbona undi mwana twararanye hanze arambaza ati se sha ninde ugufashe neza wowe aya mahirwe yakuye he ati Imana wowe idutanze kukubona gute kuki twebwe itatubonye kare kaneza twabanje kwaka gasima ni namwe muhumure Imana irahari zabibuka ati se dushakira akazi urashaka nawe se washobora gucuruza ubunyobwa niko namubajije ti cyane nabonaga ari kundutaho nk'umwaka mbese hari ukuntu umuntu aba kuruta ubona nyine ko akuruta ariko atakuruta cyane ndavuga ati wowe rero ngiye kugushakira akazi
nkaba hari umuntu wambaje ngo naho undi mwana mungana w'umuturanyi yego naha akazi ko gucuruza ubunyobwa ninzamugushakira uwo mwana rero yahise yinjira n'ubundi yahise aba igisubizo cy'ikibazo bamaye urumva yego ababaye igisubizo ndavuga ati vuba nkujyane mabuja ntabwo yari yaraye mu rugo yagiye mu masengesho ndamujyana nsanga ahandi baryamye urumva ndavuga ati rero nubwo twararanaga mu muhanda imitima urankomanga se kuko mubwira arare nyuma y'inzu numva nyine numva amarangamutima arangije reka turarane mu nzu kandi ntabwo byari byemewe niyo amusangamo aba yarankubise ariko naraza tugataha araye reka turarane mu nzu wa mwana yari ibandi reka yari umujura ntabwo yaretse bucya yararetse buracya kare ngewe njya gukaranga ubunyobwa mu gikari kuko ahantu mabuja yabaga n'ubundi hari hameze nk'aho nawe ari umupanga ariko tuba ku irembo yego abanyirurugo babaga mu gikari barankunze nagiye ngira umugisha amaraso yo gukundwa n'abantu narahageze barankunda babona nta kibazo cyanjye bakampamagara nkajya kunywa icyayi sinari inyizi nangira kunywa kacaye nk'abandi nanjye muri Kigali yego ngiye gusubira mu nzu hari ibikoresho yari afite mu Kabeza ngo yarahacururizaga uwo mu mabuja yarabicyuye iminzani yaracyuye ibikoresho byo mu isoko hari harimo na shitingi yatandikagaho ibintu n'inkweto n'imyenda byose ashyira mu gikapu arapakira n'umunzani ndawibuka w'ubururu wari mwiza pe wari ukiri mushyashya yo subira inyuma nirukanka mu gikari ati baranyibye natinye kubabwira ko nararanye n'umuntu ati bakwibye gute ni nyine nje gukaranga ubunyobwa dore nari nsize harahakimbwe dore bya bikoresho na wa munzane nawo uhari yababa we ati ko furaha akarakubi ati furaha nturi bumukire mabuja ngo bamwitaga furaha ambwiye ngo ntabwo ndi bumukire numva umutima urandiye nyine utangira kugira ubwoba ndihangana ndagenda ndacuruza ku mugoroba ndataha nsanga duhuriye mu rugo arambaza ngo ni wowe wavuye hano ugenda unjyane n'ibikoresho turumvikana ndamubwira ati rero reka nkubwize ukuri n'abaturanyi nabibabwiye ibintu byambayeho ni uko nari bumenye ahantu wagiye mu cyumba cy'amasengesho nari buza kubikubwira ariko nahisemo gukomeza akazi wamaye kugira nze kuza kubikubwira ku mugoroba ati banyibye ati reka wabandiwe tibaburetse ubwo mba nangiye kubura amahoro noneho hari umuroko dufese ngo twari duturanye hariya akavanga aramumamagarira natinyaga inkoni kubi natekereza ukuntu uroko dufese niba ziri bunamfate gute niba ari uko dufese numvaga ari bunkubita ibiboko nyine nawe urabyumva aranoteza baramusobanurira mu gikari kwa baturanyi nyamara umwana bamwibye yabitubwiye turirukanka dushaka igisambo turakibura ati ntabwo bamwibye ati buretse ndaje nkwereke uzi ikintu nahise nkora nawe ati n'ubundi warushye naruha rimwe na hano ndahavuye kugira ngo roko dofeze zize kunkubita nakubitiwe hahandi Tanzania noneho nibongeramo inkoni zo mu Rwanda ndapfa imvura yari yaguye wa muntu imvura yari yaguye mbona agiye kumurugura aho ngaho nyine aca mu miyenje nta bipango byari biriho mbona ari hagiye ariko wasanga atari naho yari agiye ahari ntabwo mbizi ati kubera yaraka agiye kumuhamagara niko nahise mvuga nanjye nahise ncubira iyo hepfo nari nambaye inkweto za silipa ibisilipa bibyibushye ukuntu hepfo rero bari batarahakora imvura yari yaguye amazi agaturuka Sonatibe turumvikana akaza yose akaruhukira hariya Kajeke amanuka hepfo za Rubirizi ubwo nyine urumva ko ariyo nzira nyine niyo nzira yari menshi ngiye kwambuka mburaho nambukira ariko mbona igiti cyahagamye ngikandagiraho ngo naruke ngwe hakurya
ayayayayaya amazi yaranyikubitiye abanazemo hasi ku bw'amahirwe kwa kundi biri kumvumbukana nkubita ku ruhande ku nkombe mfata ibyatsi za nkweto ziba zagiye kare ndagarama muri iyo mvura y'ubujojo yari imeze nk'iri guhita ndavuga ati Imana yanjye ndapfuye noneho tibini biki noneho ndeba hakurya aho mvuye nyine mu mwega wa Sahara buriya ariko ni Sahara hari ahanura hakurya kabisa buriya bahita hehe ntabwo ni muri Niboye ariko cyagiye twavuga ngo tugiye Sahara hakurya ariko ubu ni muri Niboye ubu ni mu murenge wa Niboye nzamukira Kabeza ndi guhumbaguza nyine urabyumva ncitse n'urupfu induha yari injyanye yari amazi menshi cyane ndaza nsubira mu Giporoso ndavuga ati nimba hano ku Giporoso azaza kuhankura azanyica ndavuga ati kaniye muri seta mba negiriye Kimironko ngajya mba Kimironko ngaruka Giporoso mba Kimironko ngaruka ku Giporoso mba Kimironko ngaruka ku Giporoso noneho hakajya haba imikwabo noneho sinzi ukuntu hatangiye kujya haba imikwabo bakadusanga mu ngangi twese bakatujyana hari ahantu natangiye kugira mu buzima bukakaye numva noneho ndiyanze n'isi icyayinkuraho n'ubundi ntacyo nyimaze nari nsigaye mfungwa buri munsi buri mukwabo ubaye banjyanagamo ngo maze kuba akantu k'agasore mu ndagenda nguruka nangiye kugira za 13 gutyo urumva ko natangiye gukura natangiye guca ubwenge ubwo rero nangiye gukura nangiye kujya mu gihe cy'imbaraga cyo nagakoreye umuntu no mu rugo akamemba natangiye guhura n'ibigeragezo byo gufungwa buri munsi atari uko nibye atari uko nanyweye urumogi buriya ahantu hose nagendaga nyura nagiraga umugisha ntago nanywaga ibiyobyabwenge nabinywagaho byo kujijisha societe turimo ariko ntago nabimenyereye ngo bimfate nabanga kanisanishe nabo kuko nabo ndabona ari bwo buzima barimo nanjye mbashe kwibanira nabo nkababeshya nkasomaho nkakururaho umwotsi tumwumva imyotsi miranyica mwumva imyotsi mirankora nkakorora nkahita muhereza sinongere gusomaho yego ndibuka banangira gufungwa cyane ariko burya nubwo bashaka kungirira nabi ahari narindi gutabarwa hari ab'Imana yakoreragamo urumva ngo mbe mushya ariko abantu turahumvikana hari ab'Imana yakoreragamo ngo mbe mushya mve kuzimu ujya ubuntu yego kuko nari kuzimu nagombaga kujya ibuntu baramfunze bwa mbere banjyana ku Muhima sinzi ahantu badufungiraga hari ako gariri ya Dawuni Town hari habaga brigade rafadase ari brigade ico gihe nago muhazi namwe ngira ngo muri hano Dawuni Town iri hari ahantu abantu bose bakusanyaga sibyo babazanaga hano imbobo zose ubwo twahavaga uzantu twajyaga kweza tugiye Gitagata nuko ariko nago nagiriwe umugisha wo kugita Igitagata keshi narahabaga bantu najya kuvoma amazi hanze yego mwirukanga kuko nari umwana kandi burya nago warasa umuntu nta cyaha afite niko ngiye nabibona ubu ngubu nakiruka bakanyirukaho ntabasiga nkagenda ngo nkabandagiye nyine ubuzima uwo munsi ukabuciyeho ejo bakongera bakamfata ejo bundi bakongera bakamfata noneho numva gereza ingeze aha ngaha nk'ubwa gatandatu noneho barampakira mu bandi banjyana Igitagata numva abana burya babaga bahazi bamwe ngo noneho ngo turagiye dore ikamyo yaje ndibuka ko bazanye urukamyo runini noneho ngo turagiye ndise tugiye ndababaza tugiye Igitagata ni hehe barangwa ni mu Burundi nyine barankanze abari bazi ngo ubu tugiye ahantu ngo hafi y'u Burundi none nakumva ngo hafi y'u Burundi aho Murundi yaranyishe none subiye hafi y'u Burundi kata ndapfuye noneho
kugeza igihe twageretse Sonatube turi kuzamuka hejuru i Nyanza, twavuye i Nyanza ikamyo inenda gusimbuka imodoka, umuroko dofesi iyo atamfata nari bupfe, kuko rero namaze kujya hejuru kuri Karisora ngiye gusimbuka ngo ngwe mu muhanda bere kunjyana aho hantu uwo muntu yambwiye. Aramfata ngarura hasi, baba we yancaniriye urushyi, turashaka gupfa, ubuzima bwawe ntabwo uzi ko bukenewe. Ndibuka ntabwo njya nibagirwa iryo jambo yararimbwiye, ubuzima bwawe uzi ko bukenewe nta n'isoni. Twaragiye tugera i Gitagata nka saa 11 za nimugoroba. Hari abantu rero babaga barahavuye rero bakaza barebamo aho twicaye hasi twasongamanye, ngo we ngo ngwino, ngabona harangwa nawe ngo ngwino, dore inkoni. Ndavuga ati sa hantu uje burya ni mwibagiro. Umuntu wabaga warahatorotse akagaruka yakubitwaga inkoni akibaza ngo kuki navutse, reka navukiraga iki. Nibwo nahise ngiri hahamuka ndavuga ati ndiye wowe ndapfuye none izi nkoni se zibaho. Arangiza kubakubita bakajya kubagaburira, ariko mwuka byaramwe yanzara nari naragize ngenda nfufura hanze hanga tugivye umwanda dutoragura ku muhanda. Kiriya kigo cyari gifite ibyo kurya, baratugaburiraga pe kawunga n'ibigori, wenda umuceri niwo tutabonaga, ariko igikoma barakiduhaga mu gitondo tukarya ibiryo saa sita na nimugoroba rwose. Rero akabaye icwenda ni koga, niyo koze ntigacyo, niyo koze ni gacyo. Yego, ariko hari igihe gaca ngo n'igiti cy'ikigugu burya ngo kiragororoka. Ndaza kuhagera. N'igiti cyaguguye burya hari abantu bakigorora kikarambuka neza. Ubwo atabajya kwiga, urabona ko twari abana muri primaire abiga imyuga, ariko twega twagiye kwiga kwandika muri Gitagata. Niho natangiriye gufata ikaramu nitushe umuntu w'umugabo. Reba ukuntu ariko tekereza ukuntu nanganaga nkajya kwiga IUOAE. Ariko ndashima Uwiteka, ni amateka y'ubuzima. ubu nanjye nshobora no kuvuga Icyongereza. Siwumva Bayida we byaraturenze icyo gihe. Ndiga ndumva twarahavuye tugeze ku nyuguti y'aba. Nibyo navugaga akabaye icwenda ni koga niyo koza ni gacya, igihe cyo kitaragera ngo mbe umuntu. Ntago ariho hari bubi icyogero cyanjye, ngo ntago hari mu cyogero cyanjye, hari aho nagombaga kogera. Komeza twumva icyogero cyawe rero. Uwo munsi hari abana bari barahacitse, nanone bongera kunshyiramo ya myumvire ngo urabona ahantu ubundi ngo tuzahakora iki. Nuko bitangira. Uwo munsi ndibuka narirwaje, twari bujye guhinga imirima y'ikigo aho ngaho munsi go cyama tuwarete. Turi guhinga ndirwaza, kumbe mfite uwo twacuza imigambi, hari ibyo twagombaga gupanga neza, ntabwo twahuraga neza kuko twabaga buri muntu ari mu kazi ke no mu ishuri rye. Ariko uwo munsi we twagambanye ngo tupange umugambi wo kuva hariya. Ndirwaza ukabyarawe baradukundaga, nubwo badukubitaga ntabwo badukubitaga batwanze. Hari abo bashakaga ko tubabo ari bo turi bo aka kanya turumvikana. Turangije ndagenda arambwira uti rero inzira tuzacikiramo ntabwo ari uwo munsi twacitse, tujya mu biringiti turitwikira nk'abantu barwaye, tukajya tuvugira mu biringiti. Ati rero ati njyewe ubushize ngenda ambwira umwana wamucikishije ati ntabwo iyo tugeze hariya hepfo ntabwo dukomeza ngo tugende, uti dukora iki? Ati turacyama tukagenda tugahinguka hehe Imayange, ariko Imayange uguyemo abasirikare bakugarura. Ati none inkoni zakwica, turahabererekera. Ati surahazi neza? Arambwira ati yego. Uwo munsi batuzana n'ibiryo muri doro nk'abarwayi, abantu turi siki nyine, nubwo tutari unlimited out, ariko twari siki, twari turwariyemo imbere. Urumva ntabwo bari batujyanye mu bitaro, nyine twari turwariyemo imbere.
ubwo mugoroba urageze ubwo batuzaniye ibyo kurya twabiriye twirwaje kandi twabimaze kugira se ngo twarabihereje ntabwo twari turwaye wari umugambi mubisha niba atari umwiza ubwo umugoroba uragera ibiryo biratunanira twaryaga saa 11 kubera kwa gutekereza gucika na peti nayo igira ubwo nyine byaratunaniye babisubizayo kuko babizanaga mu tubase buri muntu akarura ibyo ashaka ibiryo byari bihari cyane ukuri kw'Imana baratugaburiraga pe ubwo barangije twebwe twakoze iki urumva twebwe twahise tumera nkaho n'ubundi twiriwe turwaye dusubira hehe muri doro yego noneho tujya gucura umugambi neza urumva ko mu kigo nta muntu urimo bose bibereye hehe ku Gitamaduni Gitamaduni se ubundi urakizi ni igitaramo ni ahantu twigira umuco ahantu twigiraga umuco yego arambwira ati banza ugenda uveye ahantu Roko Fesi yicaraga bamwitaga Kazungu yakubitaga umuntu uruhu rukavaho ati niba atari we wakoze urabimenya atari ko niba ari we wakoze niwe uri we wicaye hariya ati niba ari ho yicaye turemera tujye guca ku marembo yinjira twemere twiyahure kandi ku marembo nta muntu wahanyuraga nawe urabyumva ariko twari buce munsi y'ibarizo uwo uri mu marembo neza ntabwo ari butubone ubwo sanga Kazungu nawe uhari ndagaruka namwe ati Kazungu ntabwo ari we wakoze kuko nawe uhari ati ubwo twagiye rero tugenda nk'abagiye gukora iki nk'abagiye kwihagarika ku matuwarete tuba turavumbutse turirutse n'ubwoba bwinshi hari nka saa 2 z'ijoro bakiri mu Gitamaduni ubwo hari n'abandi bana nabo bari yari yararitse kumbe bari hafi aho ngaho nabo batubonye ko twagiye twese turavuduka turirukanka twari nka bane tugeze mu nzira twaratatanye tubura aho abandi barengeye abari butuyobore ntabwo nibo batuyoboye ahubwo wowe nakurikiye nabo ntabwo yari ahazi kuko hari nijoro twarakomeje turatomera turirukanka yego turagenda rero hari ahantu twageze twumva urusaku rw'abantu ahari ngo ni abantu bari bari ku irondo niko naketse noneho sinzi ukuntu batwikanze ati bari abantu ati uko twumva abantu bari bameze nk'abaryamye ahantu nyine bari ku mutekano wabo irondo ry'abaturage urareza ariko ntabwo bari bahagaze bari baryamye turavuga ati abantu baratwica turirukanka kumva ahantu twari turi mu murongo utukura aho twirutse tugana ntabwo hari hazima twe tugeze hafi ya Cyohoha noneho tukagira ngo ni ku butaka turi kugenda iyo nza kujya imbere ni njye uba waragiye ariko uko yandushije intambwe akiruka kancaho niwe wagiye kuvuga ngo mwirukaga hejuru y'amazi ni ukuvuga ngo aho twari turi kwiruka tugana ni hejuru y'amazi iyo nza kumutanga ngo ari njye ugenda mbere ni njye uba waragiye ariko uko yandushije imbaraga yarandutaga ariruka ndusha intambwe yabanje kugenda mbere agiye mbona ararigisa nanjye nahise nkandagira nyine urumva nahise mukurikira nk'ukandagira ngenda nanjye nahise mbona mubuze imbere yanjye arotsemo mbafashe ibyatsi amaguru yari yagiye kuko irebe ari amarebe ubona haringaniye ubona ari ku butaka nyine utahazi hano nijoro amazi nibwo numvisha amaguru ari mu mazi ndavuga ati Runa ndahamagara Runa reka da none numva abagabo baje bansatiriye ndabunda mva mu mazi ndaza neza ndabunda hafi aho ngaho negereza kazazamuka reka da umutima urambwa ngo hari ngo wasanga ngo wengaza amazi ngo wasanga ari ayihishe navuga ngo wasanga ayihishe hariya ngo buri araza niyo nza kugira ubumenyi ku mazi nkamenya koko arotsemo urumva mba naramushakishije wenda nkamuvanamo niba hatari kure niba yari mu isayo cyangwa se ari kure wenda nari mushatse nkamubona haba ari mu isayo ubwo nyine nkamuheba nuko sinzi gusa nuko mbitekereza iyo nza kugira ubumenyi ku mazi ahari mba naramurohoye cyangwa se nanjye nkamukurikira nishizemo ko we azi amazi yihishe
nishyizemo ko we yihishe aribwo bwihisha abonye, nanjye ndabunda aho narinda, ariko amazi nyine amaguru yari yageze nk'aha ngaha, ukuguru kumwe kwari kwageze nk'aha ngaha, ukuntu kwari kwashotse. Ibi byatsi nafashe rero byatumye namanukamo neza ngo ngereyo, ndagaruka hejuru ndabunda. Abagabo baratubura, bimaze kuba nka 8 cyangwa 6 n'igice gutyo, batubuze numva bavuze burya amajwi ari kuvuga agenda arembera nijoro urayumva. Ndabeshya se? numvishe ko abantu bagiye, mvamo nsubira inyuma, ndongera ndakandagira, ndabata ahantu nari ngiye ntago ariho, kuko narahamagaye ati runaka mubuze, ariko dese nuko byagenze. Mugenzi wanjye naramubuze uwo munsi, nta n'umuntu wamushyinguye buriya, kuko nta wamubonye, arapfa urarokoka. abantu iyo mibutse numva nisemba ukuntu. Ubwo rero ndongera ndatangiye ndavuga ati ahantu twari twerekeye ntago ariho ku mutima, kuko bambwiye ko kuri Cyohoha hatari i Kigali, ahubwo kuko Kigali numvaga ko ari ugusubira ruguru, nyine nawe urabyumva. Ndongera ndavuga ati reka mpime ikirere nsubira inyuma. Ngiye rero mbamuye n'abandi bari gushwiragira, ati se runaka ari he? Ndamubwira ati runaka, ati yagiye imbere yanjye mbona yihishe mu mazi, ati ariko nakomeje kumuhamagara ndamubura, ati ati yapfuye. Abari bamenyereye amazi, ati hariya ni kuri Cyohoha mwagiye, ati buriya ryarebe ryahise rimutwikira. Ni ibyatsi biba biri mu mazi ukagira ngo ni ku butaka, murabizi namwe ariko. Yego, Maretreyas. Numva dese ngiye mu gahinda, nakoze urugendo numva ndi kumutekerezaho cyane. Abana baraza, bari bahamenyereye, abo ngabo bamwe bari batubuze, bari bati dore tugeze Mayange, mw'iryo joro mu rukerera nka 11:00, urumva ko twe twagenze pe. Ati ko tugeze Mayange ntabwo tushaka kujya harango twagwa mu kigo, ateka tuberereka hanga. Bari bahaze, baraza bahinguka neza hejuru y'Inyamata. Urumva inzira twafashe, twarahingutse hejuru y'Inyamata, hano bita za Nyagihunika. Baravuga ngo nitugera mu mujyi Nyamata ngo baradufata, hari bimaze kuba mu gitondo. Ati kubera ko yakujyanye mu kigo hariya, bamukubita agafuka k'ibigori nyine ka kawunga. Ati konde umuturage kugira ngo ahomba agafuka ka kawunga yakujyana uri umurambo. Ati kuko babagezaho banegekaye. Ndavuga ati karabaye, ngiye kuba se urucuruzo rw'abaturage b'inaha ngaha. Ati Imana imfashe ngere i Kigali. Turakuzira, abahungu bari bahazi, turaza hari nka 8:00 bishira 8:30 n'igice, tugera ahantu bita Kabukuba. N'ubu Kabukuba ntago mazi, maheruka icyo gihe, ariko narayigezemo iyo santere ngo ni Kabukuba. Turahagera, barambwira ati ubu ntago twaca hano, niduca aha ngaha turajya twahinguka i Kabuga, kandi dukeneye guhinguka hehe? I Kigali. Barambwira ati tugiye kumanukira aha ngaha, turahinguka hehe? I Nyanza, cyangwa tuhinguke hehe? Sonatibe neza. Urumva ko bari bahamenyereye. Turagukandagiriye 10:00 zirageze, tugeze kuri Nyabarongo 11:00. Hubwo abahungu bari bafite b'inkweto, ngewe zanjye zari zatakaye, nari ndi kugendesha ibirenge ko twambutsa rega. Uzi ukuntu byangendekeye nabi icyo gihe, bo bavanyemo inkweto barazitanga, abasare barabambutsa, ngewe ndazibura. Buri nkweto ngo zitaye kuko amafaranga nayo nari mfite. Iyo ngire nkweto nanjye manarazikuyemo nuko nazibuze, nazo nari nambaye. Ndamwinginga, yarabambukije abageza hakurya. Baricara hakurya, burya dese kamubwire, buri societe ifite, buri kategori bifite imibereho yayo. Burya abantu bose bari mu cyiciro kimwe barakundana, baba baziranye ku buzima, banga gutahasha. Bagiye yajyana abantu akamwigira ati watuzanira umuntu wakari uwacu ko tuvuye kure koko. Ubundi se ngo muvuye he? Bagatinya kumubwira ahantu tuvuye kubera ya gahunda yo kuvuga ngo nyine ngo badusubizayo, kandi ahantu twari tugeze ntabwo bari badusubizayo, hari kure cyane. Ninde twari bufata umwanya wo kujyana igitagata, yibereye hariya hasi, ari ahantu burasa se nk'i Kigali, umanukira mu Kagarama agira ngo ushobora guhita uhagera. Hano Kicukiro sinzi ukuntu yaje arandeba ngo hajya mu bwato tugende, aranyambutsa, yabibaza kuba 11:00 bishira 12:00. Abahungu twaragukandagiriye,
turaza duhinguka ku muyange menya ndumva ariko umuyange twahingutse twaraje neza tugwa Sonatube ndicara ndarambya ndavuga ati Imana irakoze ngeze i Kigali mwakagira Imana mwe bahise bageze niho ngo babaga nanjye mpita njya hehe i Remera ariko umutima urambwira ngo ubundi se ngo wakigiriye ku Giporoso ngo kudashobora kuburara urumva ubwo nari maze no gusonza numva nariye mu iryo joro nabwo byatunaniye twiriwe tugenda tukajya turanduza imyumbati kandi imyumbati ntacyo yatumariraga aho twageraga mu mirima y'abantu twararanduzaga imyumbati gusa ntago yabaga ntago yatugeraga ku nzoka ndakugendeye ku Giporoso uwo munsi nari nararwaye ndabyibuka nari nararwaye ibishita Imana yaranyogeje ubuheri Imana yaranyogeje uwo ngo yabihunguyeho byararangiye ariko hari n'ababigizemo uruhare Imana yarabakoresheje nuko Imana yarabakoresheje murabona se nakeye barakemeze neza Imana yaranyogeje ariko yakoresheje abantu baranyoza ubwo nkubereye ku Giporoso zakugirirwa ubuntu kwa kuri nakubwiye ngo nagiraga amaraso yo gukundwa umuntu abona nago nkwiriye ububobo niba yaravuze ati mwijyaniye iwanjye yajya namfurira urumva yajya nankoropera cyangwa se akanambera hano yari afite resitora hariya muri korodoro yari umudamu w'umuntu bitaga Ndugute cyangwa ngo yari umugore wa kabiri Ndugute ari koroneri baramuzi abamuzi baramuzi hari mu bagabo bafashe igihugu ariko Ndugute njyewe ntabwo nagiriwe ubuntu bwo kumumenya kuko ngeriwe kwa madamu wiwe wa kabiri kuko amakuru nari mfite nuko mudamu yari uwa kabiri urumva ngo yari yaragiye kurwarira hanze yego Ndugute namubonaga ku mafoto gusa ariko ndagenda nkundwa n'umudamu wiwe n'abana be barankunda pe cyane kugeza igihe bashyize no mu ishuri uriga bashyize mu ishuri ndiga pe kuko niho namenyeye gusoma no kwandika urumva ko nari nyajugunya amashuri mbasha kumenya gusoma no kwandika niga umwaka wa mbere n'uwa kabiri mbasha kwandika inyuguti nyine ibihekane ndanabimenya pe nubwo urumva hari icyo nari nyibura kinini ariko iyo bisangagumye inaha mu Rwanda turumvikana mba ndi umuntu ukomeye kuko nabonaga uburyo ari kunyitaho bidasanzwe rero nabajyaga mu rugo nkahaba nkazamuka kuri resitora nkamufasha akanyitaho akangurira imyenda abana bajya ku ishuri biwe bigaga Nyandungu hariya la Paris n'induhazi ari amashuri yacu niryo ryari rikomeye niho abana bigaga kuko yari afite umwana umuhungu mukuru bita Alegisi dukunda guhamagara Kalisa anahari nabona n'iki kiganiro azanyibuke byibuze byanshimisha nongeye kumubona narababuze afite Mariyoni ariyo twitaga Mariana w'umukobwa yari afite Iyani na Burayani ubwo n'abana bangahe niba wanyumviye si bane bageze muri bane barankundaga bose bavugaga icyongereza cyinshi pe kuko bari baravuye na Uganda dore Karegisi we yari n'umusore yari mukuru yari yaranize Uganda ntacyo matwaye bakamaba neza rwose numva ni byiza rero rwangendanye urumvamo ndagenda nkura ariko imyaka miragenda yisunika nkundagira imbaraga mo ndagirirwa icyizere cyo kuba mu bantu ubuzima mo burahinduka urumvamo ndaba mu bantu nkarara mu nzu ubundi nararaga mu nzu nkashyuha inshuti yanjye nararaga mu nzu nkashyuhirana reka byasabaga ngo ndare hanze nabaga ndyamye narabiraga ibyuya ntabwo inzu nayiraragamo nayishobora se ugiye kubara kuri ubwo buzima bwanjye bwose inshuro naraye mu nzu n'izingahe hari izo wumvishe zari nke cyane rero babonaga nsohotse bakagira ngo mo ndajya kwihagarika kumva inzu yananiye kuba mu nzu we byanze nari narabaye inyamaswa noneho nkajya hanze nkafata akayaga nkasubira mu nzu nkaryama ariko
nagiraga ibitotsi niryamiye hanze. Ndibuka hari n'igihe nabacitse ngorobereza kuri resitora nigira mu gikoni cyo batekagamo ndiryamira bagira ngo nararanye n'abakozi ruguru kuki kuri resitora. Ndisasira aho ngaho ndiryamira hafi y'amashyiga y'imbabura aho ngaho mu mbabura ndiryamira ndasinzira, ariko buhoro buhoro naje kumenyera mu nzu. Naje kumenyera kuba mu nzu. Inyamaswa disi. Naje kumenyera kuba mu nzu. Ubu nanjye mbeho iranyica nkafungira mu nzu nyine. Heza murabona ubu ntarara hanze nkabishobora. Yo rero kamubwire warushye naruhari imwe nigiriye amahirwe yo kwibera ku muntu umwunzu nyise umubyeyi nyine nise umubyeyi wanjye akanyita umwana we aremera nyishyurira ishuri hariya ku Giporoso. Ni ukuri kw'Imana pe, ntago niza Nyandungu aho abana be bigaga, ariko niza hariya ku Giporoso. Urumva nabyo ni ubutwari. Ese uko atari yageze ntako atari yageze. Ndangije sinzi ukuntu ubuzima bwaje kugenda buhinduka. Umugabo yari amaze kwitaba Imana, iminsi yaragiye irisunika aho mu mupfakazi nyine arera abana be, turumvikana. Ariko igihe cyarageze ubuzima buranga mu Rwanda, turumvikana. Ubuzima bwanze bafata icyemezo, kuko ndibuka hari etaje bari bafite mu Bibare, hari n'inka bari bafite mu Bugesera. Urumva nari maze gukura amakuru amabanga, nari maze kuyamenya, ibyo baganiraga narabyumvaga. Akavuga ngo za nka zo mu Bugesera nazo baziteje cyamunara, ngo bazijyanye. Bukeye hari agataje kabaga hariya mu Bibare habagamo abazungu, numva ngo nako ngo bakabambuye. Urumva ko ubuzima buhindutse. Ubuzima buri kugenda buhinduka. Resitora itangiye guhomba. Kuko ubuzima ni icyapa kigenda. Ubuzima ni icyapa kigenda koko. Nk'uko babivuga nibyo pe. Umudamu mbese agarukira Imana, yigira mu rusengero. Resitora irahagarara. Batangira gukodesha. Ntabwo twakodeshaga. Batangira gukodesha. Ndibuka ko bakodesheje Kabeza ugana kuri segiteri aho yahoze. Barongera baragaruka bakodesha hehe hano korotire ku kibuga cy'indege Kanombe. Kanombe. Bagenda bwa nyuma bari twari dutuye ku kibuga cy'indege hariya. Arambwira ati mwana wanjye sinari nkwanze, ati ntago ngiye nkwanga, ati kandi simfite kugutwara mu Uganda. Twebwe Uganda hano tugiye ni aho twakuriye. Ati Imana izakubeshaho. Niko yambwiye ndabyibuka. Ariko ngarutse inyuma atari kuribuka ko twamaze kubona kavukire yawe. Imana izagufasha uzagera no mu muryango. Ati kuko ndabizi neza uwo muntu yagiye gutanga amakuru iwacu ko yambonye, yagombaga kugaruka kundeba aho ngaho. Ati urabizi ko twamubwiye yuko azajya kubabwira ukaza ukaduha amakuru neza ko uyu mwana ari we koko, uyu mwana ko ari we. Ati urumva ko uwo muntu yarambwiye ati ya makuru twatanze ahari uzabona umuryango. Ibikoresho bya resitora yakoze iki? Yabihaye urusengero. Yabihaye urusengero rwa hehe? Hano ku Mushumba Mwiza. Ku Mushumba Mwiza hari urusengero, hari agacaci yajyaga guteraniramo. Yafashe resitora intebe zose n'izo mu rugo zose aziha urusengero kugira abakristo bajye babona aho bicara. Aranambwira ati hari uzajya hari ujye gusenga, abo twasenganaga bazakumfashiriza. Nuko bigera aho ngaho, ubuzima bwari bwanze, bakubwira ko bagiye mu Uganda, wowe ko ushobora kuzagira gutyo ukabona umuryango, cyane cyane ko umuryango wari ufite. Babigarukiye aho ngaho. Hagiye kwiyongeraho ubundi buzima bundi uko bwagiye bugenda. Yego. Ndabona igice gikabije kugomeza kuba kirekire, ahubwo twasubikira hano kino gice. Yego. Tukabwira abadukurikiye ko bategura ikindi gice kindi gikurikira, ko byaje kugenda umuryango ukaza kugenda, mbega ibikubiyemo byose nibirebire ubuzima bwawe. Ubuzima ni icyapa kigenda.
nza kwisanga iwawa. Nuko ibyo byose turabivuga mu gice kindi kiza gukurikira uko byagiye bigenda kugeza na n'ubu. twavuga ngo abari badukurikiye barakoze cyane, turategura ikindi gice kubera ko Hamisi ubuzima ntabwo bworoshye na gato, ariko ubuzima bwagezeho buragira. Asante cyane, murakoze cyane.